mumeze mutereka nizere ko mumeze fresh abadukurikiye kuri Issa the Great. So uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga ku nkuru itegerejwe n'abantu benshi y'ikipe y'umupira w'amaguru ya RIB igiye kuza mu minsi iri imbere kabisa. Abantu benshi barayiteguye, bafite amatsiko yo kumenya zaba ari ikipe imeze gute, zaba imeze nk'izi zisanzwe tuzi. So uyu munsi rero nagira tubiganireho ibyo bintu kubera ko ntabwo biri kuvugwaho rumwe n'abantu muri rusange. Nizere ko wenda tutagiye kuofendinga cyangwa se tutagiye kuba twavuga wenda ibintu ako nyine ni ibintu ni view y'abanyarwanda, n'ibintu bisanzwe, like kuba buri munyarwanda yashyiraho view ku kintu nk'icyo kigiye kuza kandi kikaba kigiye kuza mu banyarwanda bose muri rusange. So ndibaza ko atari ibintu bibi. So hari abantu rero benshi batari kubyumva neza iyo kipe, batari kuyumva nyine, batari kumva se ibyo bintu bije gute. Dufite polisi, dufite APR, ingabo z'igihugu, tukagira na Murera y'abanyarwanda, hagiye kwiyongeraho n'iya RIB. Abantu bavuga ati ibyo bintu ni akavuyo kabisa, bigiye gutuma wenda ikintu bita ihangana mu mupira cyaba cyasa nk'ikigabanutsemo, kubera ko buriya abantu wenda bakunda ibintu by'umupira, buriya ni byiza cyane kuba twabonamo ikipe zije z'abashoramari ku ruhande ariko zitegamiye kuri government habe na gato, kubera yuko ikipe z'abashoramari ku ruhande zigiye muri competition urumva iguma ari yayindi, ntago bishyiramo indi shusho. Ariko ikipe ije ivuye aho ngaho yegamiye kuri leta, tukaba tugize nk'eshatu cyangwa enye zegamiye kuri leta, tugira Marine y'ingabo zirwanira mu mazi, tukagira APR y'ingabo z'igihugu muri rusange, polisi, buriya na AS Kigali sinzi ko yaba wenda yegamiye kuri leta, ariko buriya nayo ni uko biba bimeze kuko ni mujyi wa Kigali. Rero abantu bakibaza tugiye kugira n'iya RIB, none se ubwo kwera numva amakipe yose ataza kuba ari ayo muri leta. Rero ihangana cyangwa se guchallengeingana bita bisa nk'ibimanuka bikajya hasi, kubera yuko n'ubundi aho bose baba ari abantu bamwe. Urumva hari ukuntu nyine bagenda balegeza kugira ngo ikipe imwe wenda muri zikomeye ibe yagira amatrofi amwe n'amwe igenda itwara. Rero ibyo bikaba byije kubishya shampiyona yo mu gihugu. Bikaba rero twe wenda nk'abanyarwanda bakunda igihugu kandi banashyifuriza ibyiza, sana noneho abajene tukaba dufite igitekerezo dushaka yuko kigera ku bantu babishinzwe nyine bakuru, bakareba icyo babikoraho. Iki gitekerezo rero nta kindi gihe urumva n'abandi bantu wenda dusa nk'abahuje ibitekerezo twatekereje yuko iyo kipe itashingwa kabisa, itashingwa iyo budget, ahubwo yagagombye gukoreshwa mu gushinga ikipe, kuko ni budget nini. Urabona ku bantu batabizi, ikipe kugira ngo ishingwe ni budget nini cyane, ni amafaranga menshi sana cyane, kandi apana ayagiye kuyishinga gusa, no ayishinga actually first of all ni menshi, ahubwo n'ayayimaintaininga kugira ngo igume survivinga muri shampiyona, mu ma tournament agiye atandukanye, mu ma transfers agiye atandukanye, mu ma recruitment agiye atandukanye, mu bintu by'amaprime, abakinnyi baba, ikibuga kugikodesha, ibintu by'amatransport, ni budget nini cyane kabisa iteye ubwoba. So rero twebwe nk'abandi bantu wenda bafite ibitekerezo bisa nk'ibitandukanye nk'ibyo abantu bagize icyo gitekerezo, twakifuza yuko iyo budget igiye gukoreshwa aho ngaho yakoreshwa mu bindi bintu. Hari abajene, hari groupe imwe y'abajene twaganiriye, barambwira ariko ibintu bambwiye ariko reka tubivuge kubera ko ni view yabo. Bavuze ati iyo budget nta kuntu yakubakwa mu rundi ruganda nka B1 Gin rukazajya rutwiteramo ibinyobwa tukinywera, dore n'ubundi ko ubuzima ngari buto. Abajene nyine bafite icyo gitekerezo, nuko bambwiye bantumye ati Issa the Great, iki gitekerezo kidutangire, ati iyo bije igiye gukora iyo kipe nta kuntu bayikora mu rundi ruganda rukora icyo kunywa cyangwa se ikindi kintu runaka, bakaboneraho n'ubuzi. Ntabwo urumva bari based on ku byo kunywa gusa, no n'ubuzi. Urazi yuko wenda muri Kigali ibintu by'ubuzi biba bigoye. Abajene rero bakavuga ati nta kuntu yakora uruganda then tukaba twabonamo ubuzi, kandi bibaye byiza rukaba ari uruganda rw'icyo kunywa, tukica n'icyaka. Urumva ni ukwica ibuye rimwe n'inyoni ebyiri. Kwica inyoni ya mbere ni joblessness mu ba youth mu gihugu, iya kabiri ni icyaka, ingwagasi y'icyaka. Ku bantu bayizi barabizi yuko icyaka kiri mu bintu biba bishobora kukugora, icyaka kiri mu bintu bishobora kukugora bigatuma wumva nyine umeze nabi. So rero batanga iyo suggestion nk'abajene kuri side yabo,
urumva abajene bagiye batanga ideas zigiye zitandukanye, ariko noneho nanjye hari idea nshaka gutanga. Idea nshaka gutanga imeze gutya: njyewe nashakaga yuko wenda ukuntu mbyumva kuri njyewe, iyo budget igiye gukora ikipe ya RIB Football Club cyangwa se RIB Sporting Club, ibintu nyine nk'ibyo, sinzi izaba yitwa. Njye nibazaga yuko cyangwa se numvaga yuko kuri view yanjye ko mbibona iyo kipe itashingwa, ahubwo iyo budget yari gukora iyo kipe bakayifata bakayiha Murera y'Abanyarwanda, Rayon kipe y'Abanyarwanda, ikayongera kuri budget isanzwe ikoresha, wenda nayo igatera imbere ku bintu by'amatransfers, ku bintu by'imishahara ku bakinnyi, ibintu nyine mu ubuzima bwayo bwa buri munsi bikimprovinga, ku buryo wenda nayo ijya kuri standard yihangana nk'ibya APR na AS Kigali. Murumva ibyo bintu nuko mbyumva. Kandi none ikindi kiyongeyeho, buriya kuriya kuntu ziriya uniform za RIB zirimo buriya bururu, na Murera y'Abanyarwanda ikaba yambara ubururu, njye mbona hari ahantu bihuriye kandi hafi cyane. Nkaba rero natangaga igitekerezo y'uko iyo budget yafatwa igashyirwa muri Rayon Sport, and then wenda Rayon igasa nk'ihindurirwamo akazina, hakaba hazamo akantu ka RIB, ariko nanone mu gihe babyumvikanyeho, mu gihe impande zose zabyumvikanyeho zigakonfirma ko ibyo bintu byakora, cyangwa se ikaguma yitwa Rayon y'Abanyarwanda, Murera y'Abanyarwanda, Gikundiro y'Abanyarwanda, nako ka RIB wenda bakayongeraho, ariko ikaguma ari ya yindi, ariko ifite amikoro yisumbuyeho ku buryo yazajya ibasha guhangana ku isoko ry'abakinnyi, mu mihembere y'abakinnyi, mu mibereho y'abakinnyi ya buri munsi, ikazajya ibasha guhangana n'izo kipe zindi tuzi hano mu Rwanda, ku buryo yanageraho ikagera no ku ruhando rw'amahanga, izo za Yanga ikazicisha akanyafu, za Piramide ikazicisha akanyafu. Uriya Rayon uburyo ikomeye kandi baba birwanaho bahigahanahana, bakaba bageze kuri ruriya rwego. Ibaze rero iramutse ibonye support iri big kandi iri permanent ihoraho, mwumva byagenda gute? Nubwo Abanyarwanda tugoye kwemera ikintu cyangwa se twemera dutinze, ariko Murera twese turabizi yuko ikunzwe gusumba izindi kipe zose zo mu gihugu. Ibaze rero icyo Gikundiro ifite, igateranyaho budget nziza, ikongera igateranya ubufatanye n'ibigo bigiye bikomakomeye byo muri leta, ubwo Murera kweri murabona itaduserukira neza. Sinzi ukuntu mubyumva, ariko njyewe kuri side yanjye ni uko mbyumva. Nawe ukuntu byumva kose twandikire muri comment, tubwire view yawe, tubwire ati njyewe mbyumva uko, cyangwa se twakora uku nuko. Biremewe, ni freedom of speech. Upfa kuba utari butukane, utari bujye hariya ngo utukane, ngo wubahuke abayobozi, wubahuke ubuyobozi bw'igihugu, cyangwa se uvuga ibintu bitajyanye na gahunda y'igihugu, ariko kujya hariya ukavuga view yawe ku kintu runaka kirimo kiraba mu gihugu cyose, nta kibazo kiba kirimo. Kujya muri comment ukandika ati njyewe ndumva iki gitekerezo byagenda uku nuku, ni ibintu bisanzwe. Upfa kutarengera gusa, cyangwa se ngo uvuge amagambo atajyanye na gahunda y'igihugu tugenderaho, atajyanye n'ubumwe bw'Abanyarwanda, atajyanye no kubaka igihugu. Aya ni magambo nk'ayo ntabwo tuyakeneye muri kino gihugu cyacu. Freedom of speech iri hano ni iy'ubumwe n'ubwiyunge, ni iy'iterambere ry'Abanyarwanda muri rusange, ni iryo gukora, ni iryo guteza imbere igihugu natwe ubwacu tutisize. So murakoze cyane. Ciao, don't forget subscribing ino channel kuri. Ariko ubwo Abanyarwanda mwabaye gute? Ubu tujye tuza twitereke tuvuge ibi ngibi uzurebe birangira tunakoze subscribe, kuko nta mafaranga bigusaba, ni ukuri mujye mugira urukundo komana.